Ngiye kuba ikizamini. Reba mugenzi wawe mubarize ukunda mwene so. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe nibwubahwe, ubwami bwawe buze aha hantu. Oh haleluya, dukwiriye gukundana kandi ibyo bikwiriye abana b'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya, reka tugwa amashyi menshi n'impundu nyinshi cyane kuko dukwiriye gukunda twebwe ogire neza ukatumenera amaraso. Abagabo bakundane, badamu bakundane, bamwe n'abagabo bakundane mu izina rya Yesu Kristo kandi bigaragaza Imana yacu. Oh haleluya, twirukanye abadayimoni bagenda ayigura igikibaya mwuka w'Imana agenda ahantu akomeye ugashaka. Urakoze kurabana nawe ukamugirira neza, natwe arahantu dukuje umukawera abwira amatorero. Urakoze kuramukoresha mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, urakoze. Amen.
biragaragara ko abantu bose bari hano baje bashaka kumva Imana ivugana natwe. Yamaze kuvuga kandi yavuze, utubise ni ingumba y'amatwi. Dukundane ubwo nibwo tuzaba twashikije itegeko ry'Imana. Imana ishimwe ku bantu b'Imana bamenye iryo tegeko ko ari ryo rikuru kurusha andi mategeko. Twaturutse Rubavu, paruwasi ya Mahoko, urare tuyikorere, natwe tuyirangaje imbere. Yabanyita Pastor NZAKAMWITA, umugaragu w'abanyetorero. Yoboye iyo paruwasi kandi Imana iramfasha. Mungubu twahagurutse kuva ejo, ariko abaho baduhaye intashyo, abo twari kumwe nimugoroba twazibahaye, n'abandi bateranye uyu munsi, ongere muzakire mu izina rya Yesu. Sangira ijambo ry'Imana rero riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 12, duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 6. Aravuga ati, uwo munsi uzavuga uti, Uwiteka ndagushima yuko nubwo wandakariraga, nubwo wanyira gute, nubwo wandakariraga, uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Vuga ngo amen. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira negutinya, kuko Uwiteka Jehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye. 3, murongo wa 3 ushyire mu mutwe cyane. Nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. Nicyo gituma muzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. Kandi uwo munsi muzavuga muti, nimushime Uwiteka, mwambaze izina rye, mwamamaze imirimo ye mu mahanga, muvuge yuko izina rye rishyizwe hejuru. 5, muririmbire Uwiteka kuko yakoze ibihebuje byose, ibyo ni ibyamamare mu isi yose. Wa muturage w'i Siyoni we, shyira hejuru uvuge cyane uko Uwera wa Isirayeli uri hagati yawe akomeye. Agize ate? Arakomeye. Bibwire mwene so mwicaranye ngo uri hagati muri wowe arakomeye. Ndagira ngo nkubitse ijambo urishyire mu mutima, aba ari ryo dukomeza kuvuga. Ndashaka ko tuvuga umugabane w'abacunguwe. Umugabane, nituvuga umugabane, hano ntabwo muri mu mugi cyane, ariko nabo mu mugi barabyumva. Abantu bagabana imigabane itandukanye, bayihawe n'ababyeyi cyangwa se n'ab'imiryango, ariko umugabane ngira ngo tuganire ni umugabane w'abacunguwe, bahabwa n'Imana Data wa twese iyo yatanze amasezerano kandi idashobora kubeshya. Aya magambo dusomye ni amagambo akomeye cyane. Nababwiye umurongo mu cyakarongo wa 3 uvuga ngo muzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. Kuba turi hano bene data bashiki bacu, kandi impamvu hari icyo twumvise, turacyemera, turacyizera, kandi ubu icyerekezo cyacu ni ukugera aho amasezerano yacu abana. Iby'agakiza ikaramu yarabyanditse, kandi byandika muri buri gitabo. Abantu bose babyumvise bakabyemera, n'abanyamugisha n'abanyabwenge naho babyirengeje. Ni ikibazo, ariko imbabazi z'Imana n'uyu munsi ziracyahari zibahendahendera kugira ngo abo nabo bahitemo uwo mugabane w'abacunguwe. Abantu bari hano, niba hari ikintu gikomeza kuba
umwimerere, kikaguma kuba original, n'agakiza. Ibindi bigenda bihinduka, abantu babidevelopa, babigira bishyashya, ugasanga n'ibigezweho muri uyu mwaka, ubundi nyuma y'imyaka ingahe bikabitaye agaciro. Ariko agakiza naho ijambo ry'Imana ritubwiye ngo muzavomana ibyishimo ku mariba y'agakiza. Dore ukuntu abantu bari gufashwa, dore abana bacu, dore amakorali, dore abigisha, dore abakozi b'Imana, dore nawe. Ibyishimo mufite mu kandi harazamo ibibazo mudashobora kubonera umuti, kandi nibiza usange n'ubundi usubiye muri cya gitero cya ya ndirimbo ngo irira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona ubuhanuzi. Rero bwo buravuze ngo hari amasezerano yuko tuzavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza, tugahagazemo neza, nta kindi kidutera impagarara zo mu mutima. Munyamureka nidutera na ducya twibuka ibyo Imana yadukoreye. Nitubyibuka wakwijishura n'umwana ukamutanga. Nitubyibuka icyo ukunda kiwawe kinyamibwa wagiterura ukagiha Imana, kuko yadukoreye ibikomeye, natwe turishima. Ibyo ubiceho akarongo. Noneho baraho bazanye amazi, ni kwa kundi amadini y'inzaduka mwe namwe. Ubu ngubu sigambwira abayoboke ngo muzaze muzane n'amazi mu tujerekani, nimuhagera tuzayasengera tuyaho umugisha. Umugisha twarawuhawe. Imana ibwira Aburahamu ngo genda mu gihugu nkubwiye ngo haye umugisha. Kubera ko Aburahamu yakomeje kunezeza Imana, aravuga ngo si ukuguha umugisha, ahubwo nguhinduye umugisha. Haleluya! Muhinduye umugisha. Ntabwo duhabwa umugisha gusa, ahubwo duhindutse umugisha. Ariko urumva umugabane w'abacunguwe ukuntu tubaye. Umugabane w'abacunguwe icyampa abantu bari hano ngo bawifuze. Umuntu utarawakira, utarawugeramo, awifuze, awushaka, kandi nta yindi nzira wabona usibye kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ubundi ukihana ibyaha ukabyatura. Abantu benshi bajya bagira isoni zo kwatura ibyaha bakoze, ariko njye nabonye abantu bamaze kwakira Kristo Yesu, isoni bakagize n'iz'ibyaha, ariko wamara kubyatura umwami akavuga ngo mwana wanjye uyu bose ndakuzaye, ngo haye izina rishya. Bari rero muri uwo munsi mukuru w'ingando, Bibiliya irambwira ngo umwami Yesu ngo avuga n'ijwi rirenga rikomeye cyane. Bazanye amazi, birashoboka ko yanasengewe, barayacyura muri ubwo buryo kugira ngo n'urwaye yanywe akire. Nabo nyine nka bya bindi by'inzaduka namwe murayibona. Yesu umwigisha ukomeye cyane arahagarara aravuga ngo nanjye ndavuze ngo ufite inyota naze muha amazi ku buntu. Yohana ibice 7:37. Ngo babyumve, bumva avuze ibintu binyuranye, ari gukontradiza ibya amazi, ari gusa naho abyimye agaciro, kandi kuri bo bumvaga ari ibintu bifite agaciro cyane. Ayo mazi yaravuze ni yandi yabwiye wa Musamariyakazi nanone, amubwira ngo iyaba wari uzi gusabya amazi, nawe wagombye kumusaba amazi, maze ntuzagire inyota ukundi. Maze kuri uwo munsi wa karindwi bagira ibyishimo. Ijambo Yesu yavuze rirabanyura, ngo ndabihuza na bwa buhanuzi bwa Yesaya. Nibimara mbabwire mpamvu yo kugira ngo ubyizere, ubishikamemo, ubikomeremo, naho imiyaga yanyeganyeza ute igira ngo ikuvane mu gakiza, ubishikamemo. Yesaya ibice 55 komeje ku murongo wa 1, wa 2, wa 5 aravuga ngo Abisirayeli n'abacunguwe. Twavuga Abisirayeli n'abacunguwe n'abantu babiri batandukanye. Ibyo amasezerano ni iby'Abisirayeli, iby'ubuntu ni twebwe abacunguwe.
murabyumva neza yewe. Bibiliya irambwira ngo abo bombi bakwiye kwishimira imbabazi z'Imana, ngo kuko mwabyumvise kare muri wa murongo ngo kuko uburakari bwayo bugize bute bushize. Ariko Imana ikubwiye ngo uburakari nari ngufitiye burashize, ntabwo wayakoma. Mureke tuyakomeye. Uburakari bw'Imana burashize, uburakari bw'Imana burashize. Neza buri yaranditse aravuga ngo Imana yitegereje abantu ikareba ukuntu batuye n'ukuntu bateye, aho utuye n'abo bana nabo n'imirimo yawe ya buri munsi, yamara ikifatira umwuka wayo n'umwuka uyu nguyu uhumekesha ikawufata. Imana kuwufata ngo umukungugu wasubira mu mukungugu. None iri jambo rivuga ngo abantu nibamamaza imbabazi z'Imana kuko uburakari bwayo bushize, numva yakabaye indirimbo ya buri wese wo muri iri teraniro. Nta handi hantu Imana yarugaragariza keretse ku bantu bahamagawe bakayemerera bamara ubwabo. Bibiliya irambwira ngo abo bantu Imana ikabahindura nk'umuriro. Iyo imaze kuguhindura nk'umuriro, ugera hari umwijima bakamenya ko ari umwijima. Iyo ugeze mu muryango ugasanga baragura basinda, wowe ukijijwe urumwe mu muryango urabahamiriza, maze umwijima ugahunga kuko urumuri rwamaze kuboneka. Aya magambo tuvuga ndagaruka mbabwira ukuntu Uwiteka azatwita. Yavuze muri ya magambo niba wakurikiye ukanayasoma, wenda uranakomeza kuyasoma, yavuze ngo abo bantu yabikiye kuzabomana mu mariba ibyishimo, amariba y'agakiza, ngo yabise izina rishya. Undi amazina twitwa uyakoreye analyse wasanga ari amazina akomoka ku bihe n'imiruho n'impamvu runaka, ariko Imana umugambi ifite n'uwo kukwita izina rishya. Niba warise mahane, niba ari umuntu ukora amafuti n'amanyanga, Imana ikaguhindurira izina ikakwita izina rishya. Politiki y'iki gihugu, abantu bashinzwe irangamimerere, iyo ugiye ukamubwira izina, rya zina rivuga ngo turanye nabo, ati rireke da, rireke, vuga amahoro, dukundane, vuga nibi. Aba ari ukugira ngo bibe umusemburo w'amahoro mu bantu, abantu babanye bakundanye buzuzanya, ariko utareba umuntu ushingiye ku izina bakwise. Imana nayo imaze kureba uko tubaye, irashaka kwita abantu amazina mashya. Mbese ibyo urabyifuza nawe uko witwa? Nushaka kukumenya uzajye kubaza abo muturanye. Bamwe bakwita semahane, abandi bakakwita murozi, abandi bakakwita musinzi, abandi bakakwita kabwera, indaya n'ibindi bakwita batyo. Ariko wemeye kwinjira muri iri rembo umwami yuguruye rigari ashaka ko winjiramo, aravuze ngo azaguhindurira izina. Namara kukwita izina, undi umunyamugisha, abanyamusozi bifuze kuza aho uri. Yohana ari mu kirwa cya Patimo, Imana iramubwira ngo humurire itorero uribwire yuko akaga bahura nako. Ni njyewe w'imikabani kandi nkabakuraho. Ni nanjye ufite urufunguzo, iyo nkize ntagira ukingura. Ikindi, ni nanjye ufite ijambo rya nyuma. Jambo rya nyuma. Navuze ngo irya mbere rizamo amarangamutima no kubeshya no gusezeranya ibitazasohora, ariko irya nyuma rifitwe n'Umwami Imana. Bose wawe mu kazi yakubwira ijambo rya mbere, ariko uzategereza irya nyuma kuko ariryo rifite agaciro. Naho irya mbere ryazamo ibinyoma n'abareshamugeni n'ibindi bidashyitse. Ufite ijambo rya nyuma niwe utumye duteranye none. Haleluya. Uwo nguwo utubwira ngo tuzagomana ibyishimo mu marembo y'agakiza, mu mariba y'agakiza, niwe utumye duteranye none. Mbese nawe urifuza kuba nk'abo bantu Imana ihaye amasezerano angana gutyo, cyangwa wihitiyemo kuba uko usanzwe? Uko usanzwe nawe ubwawe umutima wawe urakugaye.
none witwikira amajoro ujya mu mago y'abandi, ujya mu mabuwate ugakora iby'urukozasoni. Si ibyo gusa, inzangano z'abantu mu mitima yabo. Noneho n'abantu bararindagira ntibashaka Imana nyamana, bagashaka ibitari Imana, bagashaka umuntu wapfuye bakamushaka ngo agire icyo bamara. Nabonye twashinguye umuntu, ntabwo ari umunyetorero wacu, n'ubwo umuntu bamuhaye gusenga yaravuze ngo rero runaka nugerayo uzadusabire uzatwigingire. Ariko se urumva kurindagira kw'abantu? Ngenda vuga ngo abantu bashaka Imana iyi ngiyi iba muri twe ikomeye cyane, bayishakishe gukiranuka, bitandukanije n'ikibi n'igisa n'ikibi. Ibyo bintu byombi nibyo Satani yimitse kuri iyi si, ikibi n'igisa n'ikibi. Ibyo byombi rero hari abantu bakibikora, mwami Imana arabigaragaza muri iri teraniro. Bamwe babaye intwari zo gukora ibibi, ibi barabikora bakabimira, bakabigotomera, bakabyisasira, bakabyiyorosa. Ibisa n'ibibi nabyo bakomeje kubirambamo. Noneho ndagira ngo mbabwire, ntabwo Imana yacu ari injiji ku buryo izananirwa gutoranya abantu, ariko yaravuze ngo nimugende ubwiriza mu isi yose inkuru nziza y'ubutumwa bwiza. Umuntu uzizera akemera kuza munsi y'igicucu cy'ishobora byose, azakizwa, azababarirwa, azahabwa agakiza ku buntu. Ya magambo Yesu yavugiye muri iyo ngano, aravuga ngo ufite inyota naze anywe ku mazi y'ubuntu. Turashaka kubwira abantu bari hano ngo Yesu ari hagati yacu, kandi azanywe no kugirira neza abantu be. None abo bantu be nawe urimo, ariko none ikigutandukanya nawe n'amafuti n'ibyaha ukibarizwamo, kandi ibyo bintu ntubigira akamenyero. Barakubwira ngo araje, imirindi ye irumvikana, nawe ukavuga ngo babivuze hashize igihe kirekire. Oya we, uko umujura aza ku manywa na nijoro, ashobora kuza ku manywa, ashobora kuza nijoro, kandi atunguye nyir'urugo. Uko niko n'abantu benshi bazatungurwa. Ariko bikitwa none ndagira ngo tujye inama mwene data, singushinja icyaha, sindi n'umushinjacyaha, ariko ijambo ry'Imana ry'ubwami rifite ubutware, rifite imbaraga zo kuguhamiriza, rikagushinja ibyo nawe uzi, wamara ukemera, ukaba intwari, ukaza tugasengana Imana. Emera uce bugufi mu mutima wawe, emera umutima wawe usenyuke, uvuge uti nanjye mbonye yuko umugabane ufitwe n'abantu bubaha Imana, bakijijwe, abantu barinze gukiranuka kwabo ntikwasubira inyuma. Numbara uvuga uti nanjye mfashe icyemezo, ndagiye bandambikeho ibiganza, ndagiye mvuge ko uhereye none nzabana n'Imana kugira ngo nanjye nzavomane ibyishimo ku mariba y'agakiza. Mwami nadufashe, wamaze kumenya ko Imana iri muri twe ikomeye, irakomeye. Wewe irakomeye. Abantu baratangaye igihe yazuraga Lazaro, abantu baratangaye igihe umuriro utatwikaga b'abahungu. Abantu bazatangara duhagaze muri uwo mugabane. Ibande wumva bakeneye gusengerwa kugira ngo imbaraga z'Imana zongere zibagarukemo, abo bantu bahitemo uwo mugabane twamaze kumva, bahaguruka bakaza hano imbere, bakaba intwari, kuko niko kuri kuzuye. Ibitari ibyo waje muri iri teraniro, mbese waza no kumva imyironge, umuziki, abaririmbyi baturutse Rubavu cyangwa se abagakenke. Oya, umugambi w'Imana wari ukugira ngo uze muri iri teraniro wumve ijambo, numara kuryumva ufata icyemezo cyo kuguma mu mwaka. Ninde wumva rero watera intambwe akaza hano imbere, nimubahe inzira, aragira ngo uzavoma n'ibyishimo ku mariba y'agakiza. Bibiliya irambwira ngo karibu mwene data, bazatinya guhinguka mu maso y'umwami, bazahinduka ubwoba busa. Karibu mushiki wacu, karibu nawe tari ntambuze, ntacyo bitwaye kwemerera umwami
agacumbika muri wowe. Mana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Turabwira abantu batwumva nta kiguzi tugusabye, ariko hari igihe uzabishaka byanyu ibyanga uzahura n'akaga kuko uzarira hatagira uguhosa. Mana ishimwe atanze amasezerano kandi arabona ibyo ubayemo nta byiza kandi ibyishimo bihari, aragira amakubwire neza. Wanze guhaguruka atera bwoba tugira, atera bwoba tugira, turagira ngo tumuhendahende, ariko ujya munsi uzafatwa nk'igisambo, uzafatwa utunguye. Nibwo uzamenya ngo rya jambo ry'Imana ryabwiraga nje nkanangira burya narihemukiraga. Haguruka sha, haguruka kandi haguruka n'ingoga n'ubutwari. Nudahaguruka ubyihorere nta gahato karimo, nta nubwo dutanga ruswa kugira ngo uraze hano imbere. Yewe ukuntu mbaye hatabonetse n'ubu icyangombwa no ijambo ry'Imana rigera mu bantu, icyo nicyo gikuru. Uyu munsi yumva ijambo ry'Imana, wirinde umutima wawe utanangira. Yewe ubwo wihitiyemo umugabane, uhisemo umugabane mubi cyane. Tugiye gusengera abangaba, ariko nawe ukiri aho hirya hari ukuntu umutima wakubwiye ngo wanyoye inzoga wihishe, warasambanye cyangwa ufite irari ryo gusambana, uri gusenga ibitari Imana nyakuri. Bene ibyo byose ibyo Umwami yadutumye kugira ngo tukubwire uhaguruka ubyihane. Kera kose ubutumwa ryaravugwaga, abantu bagaseka, abantu bakarisuzugura, oni babahanuzi baje, ariko noneho n'irindwi wumviye aha uzarigishuzwa niba ryakubwiraga ko yari ibyawe ukabyanga. Urapfukama kuri icyo kirago. Mwami mwizeye arakomeye, nawe yicishije bugufi arapfukama. Amaze gupfukama ababarirwa ibyaha. Turagira ngo tubasengere Imana, ariko noneho mbere yuko tubasengera, wakiriye Yesu aribwo bwa mbere rwose pe, umwakire nk'umwami n'umukiza wawe. Ufata icyemezo cya kigabo, witandukanye n'amajwi avugana nawe mu mutima akubwira ngo ibi bintu se ntibihoraho, ntibahora bavuga ubutumwa bavuga ngo abanyabyaha bazarimbuka, ntiwongere tunagabanye, bazarimbuka. Ariko abihanye abo Bibiliya bita abanyehirwe. Niba ubyemeye uhisemo umugabane utazajya, niba utabyemeye nuko nyereka kubayeho. Reka dusabe umubyeyi wacu umushumba w'itorero ry'akarere abasengera Imana. Ahari hari undi ukirwana n'umutima ngo aze, wanyaruka waza wafata icyemezo n'ingoga. Reka dusenge, usubiremo muri aya magambo.